kuko buriya abantu batabizi M23 iriho kubera ko FDLR ihari. Hanyuma M23 ni abanyamurenge ubwabo cyangwa ni abakongomani muri rusange? Uravuze M23 ni abanyamurenge ubwabo cyangwa ni abakongomani muri rusange? Oya, perezida yavuze ko yabajije Kisekedi mu nama Nairobi akamubaza ngo ariko ubundi abo bantu bundi ni abakongomani cyane abanyarwanda. Ndaravuga ati ni abakongomani. Ndavuga ati icyo kiroroshye ubwo wemera ko nawe ari abakongomani. So ni abanyarwanda, ni abantu bavuga ikinyarwanda ariko ubwo imipaka yakatwaga bagiye ku gice cya Congo. So aho ngoro nashaka kuvuga ngo ni ubuntu bwa dimension ya kane, utari wa dimension ya kane ibyo wavuga byose ntago babikora. Uretse n'uvuga ngo wenda niyo yaba yakoze yabibwiye n'undi ariko exactly bikaba bihura na message natanze. Bivuze ngo mfite ubwonko butekereza igikenewe. Abanazi n'abadage bapfanaga iki? Donc jenoside y'abayahudi yakozwe n'abanazi. Abanazi bari igice cy'abadage. Ntabwo abadage bose bari abanazi. Ni nkuko jenoside yo mu Rwanda yakorewe abatutsi yakozwe n'intera hamwe n'abandi baheza nguni bari abahutu. Ariko ntabwo abahutu bose bakoze jenoside. Ariko ngiye ndi gusobanura logique ndavuga ngo ubu se abarusiya n'abandi bose bahagurutse bajya guhagarika Hitler kugeza bamusanze Berlin agapfa, bakavuga ko yagiye muri aside ko ntawe babonye, nta murambo we babonye. Washaka kumbwira ko barinze bagera i Berlin nta mudage upfuye? Jori ntiwamenya ari implique kuva he. Nese nk'urugero Jori yabijemo nko kuvuga ngo ndabona abana bararenganye, ndumva umutima nama wanje unyemeza ko ibi bintu bikwiye guhagarara, ko ibi bintu bikwiye guhabwa umurongo. Mu by'ukuri ugiye kumurakarira uzi ibyazi kabiri katari uzabyexecute umucamanza ari netre yigenga wabiretse. Gatatu, none se nimba Jori yiyumva ko nawe ari umunyabusiness akumva ko aravuga ngo ashaka gutwara ariya rushanwa, nese ariya rushanwa rigira nyiraryo. Nawe buriya twicaranye wari twara nanjye numva bindimo mbifite ubushobozi nkajya kuri twara. Ni ry'u Rwanda, umunyarwanda umwe mu banyarwanda ashobora kugenda akariyobora cyangwa se babiri bakariyobora. Sinzi impamvu abantu muri showbiz bari barafashe ko ririya shano rya Nyampinga ryari nk'irya Prince Kid ku giti cye. Ari n'abajyaga bakoresha rwose izo mvuga ati rega nirye. Benshi bari bazi ko ari irye. Oya, ibyo bintu bazabireke ntago ari byo. So mu by'ukuri barabyumvishe nabi, ni iry'igihugu ahubwo nuko bari muhaye igice gito kinini cyaba gishobora kuba FDL kuko n'abantu bagiye muri Congo 94 ntibagaruka. Kandi abantu batagarutse tuzi impamvu ahanini yabaga afite ibyaha yakoze yishinja. Utaragarutse icyo gihe nta byaha yishinja, yagaruka gusura mwene wabo kuko ntacyo yishinja. Ariko abantu bari mu mashyamba ya Congo 73 Patrick Moya yavuze ntago bajya bagaruka i Kigali. Ntago uzambwira ngo bamwe muri bo 3,000 5 cyangwa 10 babaye aba FDLR, abandi n'abataba FDLR mu buryo bwo kwitoza imyitozo ya gisirikare ariko mu buryo bwa ideology. Kandi experience dufite ku bintu bya jenoside nuko ikorwa na ideology. Sireka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza uherereye hose, Aziya, Australia, Uburayi ndetse n'ahandi hose wumva ururimi rw'ikinyarwanda. Reka nguhe ikaze nkubwire ngo niba wumva utamerewe neza ihangane, ejo n'ejo bundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza. Uyu munsi Minerval ishobora kuba yabuze, bakwirukanye ku ishuri ndetse no mu nzu bagusohoye, ariko iyo wihanganye ugakora cyane ukizera Kristo umwami n'umukiza, ibintu bigenda neza, nawe ugashima Imana ndetse ukanereka n'abandi ko ibintu byaciyemo. Uyu munsi kuri kamera twabanye na Apotre Mutabazi, muramubona kuri kamera, abasanzwe bamuzi n'abatamuzi arabibwira mu mazina ye yombi kugira tuze kuza kubana twese tuziranye. Apotre turakwakiriye, twari tumaze igihe tudaherukanye. Murakoze kunyakira. Mazina ni Apotre Mutabazi Kabarira Maurice. Ego. Dimension ya kane byo ni ibijyanye n'umuhamagaro no gusigwa n'ubuntu buri ku muntu. Ariko nekunze kugenda mbwira abantu ngo dimension ya kane wenda nibabikurure. Ariko wenda nabanga urugero, maze ukwezi nkoze message kuri channel yanjye. Iyo message narebye nasanga yarebwe n'abantu 81 niba atari 80 icyo gihe.
icyo gihe naraje ndavuga ni rero kankore message mu gifaransa numvishe rwose umwuka w'Imana cyangwa se umutima wanjye unyemeza gukora message mu gifaransa cyo kuri channel yanjye nari maze igihe kirekire ntavuga igifaransa rwose ntanazinga igifaransa kiraza kigoroye kigoramye kihengetse ndabanza nkora message nyigeneye Perezida Tshisekedi hari umuntu ushobora kubona akoze nk'iyo message kwase iyi message kwikoze nta turo riri buze igifaransa rimwe na rimwe kusanga abantu benshi bo mu Rwanda banavuga icyongereza benshi batari bunabyumve rimwe na rimwe se kwa nuri gutukire kuri iyo message bwase wundi uwo ukora message igeneye Tshisekedi wowe ukaba ndese kuri Tshisekedi mu by'ukuri nta n'inyungu ifatika ubona nawe irimo ariko iyo wahamagara 4e dimension wumva ari ibyawe kandi unabimaze kubikora wumva uri satisfied wumva bikunejeje so mubwira icyo nagomba kumubwira icyo gihe ndumva natangiye mubwira Claire Kamanzi Devos ikibazo yakubajije wagikwebye cyangwa se wabikoze political bishaka cyangwa ntiwumvishe nicyo yakubazaga ngerageza kumubwira donc icyari gihishwe muri icyo kibazo nubwo wenda yahisemo kugisubiza mu buryo bwa politike we akora icyo yarasanganywe mu bitekerezo bye aho ndahatambuka nyuma yaho nkora indi message nyuma inshuro ya gatatu nkora indi message nanone y'igifaransa nyigenera abantu batatu bane gutyo witwa Martin Fayo witwa Moise Katumbi witwa Adolphe Muzito na Denis Mukwege ndavuga ngo abantu bivugwa ko bashobora kuziyamamaza amatora azaba mu kwa 12 k'uyu mwaka muri Congo ndumva nicyo gihe nakoze message y'iminota 14 ntabwo yari ndende mfata telefone ntabwo nayifatishije ibindi bintu ndangije mbwira Martin Fayo ndamubwira nti mwebwe nk'abopoza ba Tshisekedi mu matora azaza muri kwitwara nabi ndamubwira nti dukurikije ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Congo ahanini Tshisekedi nibyo ari gushakiramo amajwi iyo General Chiko ajya muri SADC bakemeranya ko bazabafasha mu kwigira hamwe uko bakemura ikibazo kiri hagati yabo n'abanyekongo bitwa M23 ariko yagera muri Congo akabwira ati batwemereye ko bazaduha umusaza tukarasa u Rwanda ezawacu Kenisa mubashira yavuze ati reka SADC ni nabiza mizaza ije gukora guhuza ubuyobozi n'abaturage babo kugira ngo barebere hamwe uburyo babiha igisubizo so iri muri dimension ya kanura byumva iyo turi muri iyo dimension uba wumva ko ibintu abayobozi bayobora ibihugu bari gukora ari ibintu bigose umuntu w'Imana atajyamo umuntu w'umukristo atajyamo umuntu uzi umukabera atakegereza umutima so ibyo byose rero ni ubuntu bw'Imana noneho ikibazo nuko nyine birangira udafite iyo dimension ya kane nyine abyinjiyemo agashaka ko warabihawe watabishyikira ariko iyo ubibona gutyo ubundi urabireka ukabirekera nyirabyo gusa haragora nitera igora kuko ishobora isa n'isaha akisanga mu byaha bya politike kandi nyine n'umukozi w'Imana none se buriya Elisa umwami ajya gutuma ngo akagaruka mu mujyi kanzanira buriya Elisa yarapfuye iki n'umwami w'ikindi gihugu ariko yisanze yohererejwe igitero cyo kuza kumufata cy'ingabo so abantu rero baba muri dimension ya mbere ashobora no guhita baza ati awa ubundi Elisa wajyaga mu bintu byo kujya uvuga ingabo ziri butere ziciye bikureba he iyo ukomeza ugasengera abantu bagakira indwara ariko harimo abantu ukabwiriza abantu bakakira agakiza harimo abantu babifata gutyo harimo abantu baba bifata nkaho n'ubundi ari muri bya bindi Yesu yavuze ngo bya Kayizari mu birekere Kayizari oya erega buri by'iyobokamana n'imirongo myinshi twagishwe kutariko wenda kangaruka gusa mubwire ko nyine ikintu cyanejeje ejo nazinutse soma ikinyamakuru cyitwa Magazot cyo muri Congo bigaragara ko Martin Fayulu yakoze ibyo ngibyo nabasabye gukora namubwira ngo mwebwe abapoza mwiyamamaze mutangiza imyigaragambyo dore muri Congo iremewe Tshisekedi n'abamwe abambari be civil society ariko imushyigikiye barigaragambye bakigaragambiriza Paul Kagame bakigaragambiriza M23 bakigaragambiriza Macron bakigaragambiriza communauté internationale bakigaragambiriza MONUSCO baganatwika mwene mwitwika mukore manifestation pacifique mubaze Tshisekedi muri media no mu myigaragambyo muri kumwe n'abaturage muti Tshisekedi upanga iki na FDLR musabe ngo nk'abaturage
turagusaba kugira ngo witandukanye na FDLR, wirukane FDLR, uyirukane mu gihugu cya Congo. Noneho dusigare turebana na M23 tuyibaza ngo harya mwarwaniraga ibiki, biracyahari. Kuko buriya abantu batabizi M23 iriho kubera ko FDLR ihari. Kuko ibyo bavuga byose baharanira ni FDLR yabibanyaze. Period. Wijya kurenga ushakira iburasirazuba iburasirazuba ngo ushyire mu Rwanda nk'abari ba Kisekedeho bari kurwana no kugira ngo birehereze amarangamutima y'abanyekongo barebe ko batsinda amatora niba amafaranga. Ariko kuri FDLR ivuyeho, M23 ejo mu gitondo yasigara idagifite impamvu yo kurwana. Ushaka kuvuga yuko ngo bene wacu baricwa, abo ubwoko bwacu benda gukorerwa jenoside, ariko bavuga yuko bayikorerwa na leta iriho. Aya kege nagutuma kuri excellence akaro gusubiza kuvuga ngo FDLR na FARDC kubitandukanya bisigaye bigoye. Donc wagira ngo ni ikintu kimwe. Rero nubona abanyamahanga bakorerwa jenoside ntuzagire ngo ni FARDC iri kuyikora, ibiri gukorwa na FDLR yambaye uniform ya FARDC ahubwo. Ushaka kuba wavuga yuko FDLR ishobora kuba harimo bamwe mu ngabo za FARDC n'ubundi bakora inama na FDLR mu buryo buziguye? Oya, barakorana cyangwa se ukurikije umuntu avuze ngo ni nkari ikintu kimwe. N'imikoranire batayishobora gutera ukagira ngo ni bato ya FARDC ugasanga ari bato ya FDLR, cyangwa irimo aba FARDC batarenze 10. Kubera iki bijyanye nicyo bashaka gukora. M23 sinzi impamvu abantu badakunda kugaruka ku byatumye haguruka. Ubundi hagurukijwe n'iki? Baravuga uduce yafashe, ubundi tugiye kuri ubundi bahagurukijwe n'iki? bavuga yuko ari ukuharanira uburenganzira bwabo. Baravuga ati twebwe nta mutekano dufite mu karere k'iwacu. Bamwe bahungiye mu Rwanda muri 98. Nanjye nari ntuwanjye n'uwitwanya amafaranga na Nyabami, urugo rukurundi bazaga kurahura mu rugo, barabanyamurenge 98. Uyu munsi baracyari mu Rwanda, utagira ngo barahavuye. Hanjye abana benshi twakuranye. None akati kubera kubura umutekano mu gihugu cyacu twarishwe. Bamwe barahunga. Baraza bagafata abagore bacu, abashiki bacu, abatarahunze. Bakafata ku ngufu, bagafata abagabo bamwe mu bo hari umupasiteri rwose bigeze kubikora, baramufata baramutwika. Baramurya. Hagati kandi ibyo byose buriya bikorwa na FDLR. Nge navuga ngo 5% bikorwa na FARDC, indi 5% bigakorwa n'indi ya mitwe yindi ya Mayimayi na za Mutomboki na za Biroze bishambuke na za Nyakutumba. Ariko 90% isigaye bikorwa na FDLR. Bivuze ngo FDLR itagihari, na bya bindi byose barwaniraga byahita bigaruka. Ibyo uburenganzira bavukijwe bwahita buboneka. Hanyuma kandi ikindi kuganira nabo byahita byoro. Ari nacyo kintu banze impamvu M23 hari navuze ngo ni FDLR. Ni ukuvuga ngo M23 ni Mouvement de 23 Mars, na amasezerano bari bakoze ku tariki 23 z'ukwa gatatu. Bavuga bati ibyo twemeranyije muraduha abanyepolitike bajye Kinshasa bakore politike baturuka muri twe bajye bavuga ibibazo byacu. Kabiri abasirikare bagende bavange mu gisirikare. Icyo gihe Barurankunda rwose barabajyanye babahaza batayo bagomba kuyobora Kinshasa. Urumva ko ibyo bari babyubahirije. Abanyapolitike barabajyana bari babyubahirije. Ariko ikintu kimwe cyatumye M23 ivuka, hari kimwe bari bemeranyije abantu bagikora. Ni igiki? Kubavanga na FARDC barangiza bakabaha imyaka 5 ya mbere kuyikora mu gace k'iwabo ahari bene wabo, kugira ngo birukane babandi bajyaga babuza umutekano bene wabo. Nibamara gusekiriza ku gace by'imyaka 5, noneho bavuga bati ubu noneho niyo mwadukura muri aka gace mukatujyana mu tundi duce twa Congo, nta kibazo twamaze kubihumura. Icyo gihe rero iyo babibemerera M23 mu buryo buri official ariko yemerewe gutsibura FDLR kuko niyo iteza umutekano muke muri bene wabo. Noneho rero kurya His Excellence na Papa bashushe n'abahurije ku mvuga imwe ivuga ngo FDLR cyangwa se umutekano muke muri Congo uterwa n'abazungu cyangwa se ngo ibihugu bikize bidashaka gukura akaboko kabyo muri Congo. Hari umuzungu communauté internationale
cyangwa se ubyita Union Européenne urabyita uko ushaka watumye FDLR ibaho arayiproteje niko His Excellence akunda kuvuga atuma ibaho arayirinda umuje we tuzaba ari kavugana n'ubuyobozi bwa Congo ati muyihishe muri FARDC mukabona abantu 300 kandi wenda igizwe n'abantu 20 kuko ifite abantu 73 ishatse yakuramo donc bose bashobora kuba FDLR igice gito kinini cyaba gishobora kuba FDLR kuko n'abantu bagiye muri Congo 94 ntibagaruka kandi abantu batagarutse tuzi impamvu ahanini yabaga afite ibyaha yakoze yishinja utaragarutse icyo gihe nta byaha yishinja yagaruka gusura mwene wabo kuko ntacyo yishinja ariko abantu bari mu mashyamba ya Congo 73 Patrick Moya yavuze ntabwo bajya bagaruka i Kigali ntabwo uzambwira ngo bamwe muri bo 3,000 5 cyangwa 10 babaye FDLR abandi n'abataba FDLR mu buryo bwo kwitoza imyitozo ya gisirikare ariko mu buryo bwa ideology kandi experience dufite ku bintu bya genocide nuko ikorwa na ideology mu Rwanda genocide yakozwe na ideology ya Hutu power kandi byagora kunyemeza yuko atari yo bafite ibyo 73 bafite yihese ituma batazi Kigali ituma taza kandi yarahasize imitungo kandi iyo mitungo ifite wax nta cyaha wenda yishinja cya genocide nimba koko ntacyo hari imyumvire aho rero nshaka kwereka ko aba FDLR bari hagati y'ibihumbi 73 wenda kugera ku bihumbi 2 Monisque ivuga ariko nge ntabwo nakemera kari 2 ariko aho tutahatinda cyane nge nabwiye Martin Fayulu ngo bigaragambye basaba abayobozi ba Congo cyase bashinja abayobozi ba Congo ko umutekano muke uterwa na Kisekedi n'abayoboranye nabo babasabe ngo mukure FDLR muri Congo dusigare turwana n'ikibazo cy'umutekano muke ariko FDLR yo yarasubiye mu Rwanda cyase yaravuye ku butaka bwa Congo noneho tuzasigare tureba ko u Rwanda ruzatureba nabi cyangwa se ibyo mwirwa muvuga ngo ruteza umutekano muke turebe ko ruzabikora FDLR itakibarizwa ku butaka bwa Congo hari cyo ngira ngo ntibarize n'ubundi mukanya rumaze kutubwira yuko abanyamurenge mu by'ukuri bamaze imyaka isaga muri 36 bari mu buhungiro ikintu cyaba cyaratumye bahunga ko FDLR iyo myaka itayigezaho kandi abanyamurenge bakaba barahunze mbere yabo aho n'ubundi imvururu muri Congo ntizaba zaragiye kuri FDLR kandi mu by'ukuri zari zihari kuva na kera turibaza none ku rundi ruhare rw'u Rwanda baba bavuga ngo narwo ngo nirwo ruteza imvururu muri Congo abo banyamurenge cyangwa mu kimbe FDLR itari hari ngo u Rwanda twemere yuko rujya kuba rwarwana na FDLR rwo ko ari rwo ruteza izo mvururu muri Congo abanyamurenge bahunze ari u Rwanda rutumye bahunga turibaza ako kanya izo mvururu zo muri Congo zituruka hehe ko bazishinja FDLR ikaba yaragiyeho n'ubundi zihari urushoka ko FDLR itarajya muri Congo abanyamurenge bari barahunze kuko bamaze imyaka irenze iyo FDLR imaze mu ishyamba ushatse kumbwira yuko abanyamurenge bahunze bwa mbere ryari ushobora kuba bamaze imyaka isaga muri 30 bari mu buhungiro ndikubaza urishoba ntabwo ndishuwa neza ariko ko bimeze ko sirarenga ngiye na amakuru nari mfite nuko abanyamurenge bamwe bafashije RPF ufata ubutegetsi ntekeza ko rero uwo bari babwatse ni ari nawe waje kuvukamo FDLR ashobora kuba yarabagendanyeho inzika ati nubwo twambuye ubutegetsi ariko namwe muri mu baje batanze uwo musada akanavuga ati kandi naho duhungiye muratwegereye akakomeza kubamo akantu kameze nk'inzika ya kera ariko si nibyo gusa harimo abo ubwoko bw'abatutsi icyo kikaba ikindi cya kabiri bijyanye n'umwe FDLR uraho kuvuga ati mbona umututsi andi iruhande ari mu bagize uruhare mu kuza kunyambura igihugu iyo rero umuntu yamaze kugira ideology mbi yo kwanga kuvuga ngo twebwe nitwe twemewe mwebwe babacishe muri Ethiopia muri Abyssinia ngo basubize muri Ethiopia mwaturutse iyo umuntu amaze kugira ideology n'ibyaha yakoze ntamenya ko ari byo hanyuma ndibaza ati ese wenda ni nkuko nakubwira ngo wenda nuko aho ngaho ndabangiranyije ibintu bitari kimwe n'ikiza ikindi ni kibi ariko bijya gukora muri psychology imwe ni nkuko n'ubu ngubu umuntu uri ku buyobozi hano cyangwa se ukunda ubuyobozi bwa hano mu Rwanda iyo yamaze kukura beringa ngo umwanzi w'igihugu
byakugora ko ubwonko bwe bumwemeza ko icyo ari kugukoraho atari cyo. Yaza wenda nk'urugero akagusebya, agasebya na nyoko na nyoko wanyu, ibintu mu bisanzwe umuntu abikoreye undi muntu wavuga uti ibintu ariko ntago ari byo, n'amategeko wenda ntago ari, ariko kari kubigukorera azi neza ko umwanzi w'igihugu mu bwonko bwe abikora ari fier. Sinzi nimba wumvishe aho point nashaka kumaking. N'abiriya rero bindi by'umuntu ufite hood power ideology aba yumva umuntu igihe cyose abo biyitaga ngo ni nyamwinshi atari bafite ubutegetsi, iteka aba yumva icyo yakora cyose kugira ngo babusubirane, nta kintu nyine acyemererwa. Nyine ni nk'uvuga ngo igihugu ni cacugamwa, ibindi byose bibuza umbwira muri irigo muri ilegitime kuba muri mu buyobozi, munahabaye mwahaba musembera n'ubwacu, niho wavaga ibyo wango mu rugere mu bwisubizo. Gusa icyo nashaka kubwira ngo nk'umuntu wa 4e dimension, mbasha gukora iyo message nkabwira Maritefa yuri ikintu kandi ejo akagikora. Ashobora kugikora kubera ko message yanjye yari mu Gifaransa yamugezeho, ashobora kugikora kuko hari umuntu wumvisha message yanjye akayimubwira, akavuga ati nabonye umuntu avuga ikintu kandi wamungana icyatanga intsinzi mu matora. Shinje Kisekedi ngo niwe duteza umutekano muke kubera ko ni wowe utumye FDLR ikiri hano kuri ubutaka bwa Congo. Wemeza usabe yuko ikurwa muri Congo. Noneho icyo yakoze yagikoze neza muri iyo myigaragambyo yo ku itariki 11 z'ukwa gatatu ejo bundi. Azasaba UN kuvuga ngo mwiyaranje nka UN. Nubundi FDLR iza kuba hano nimwe mwasabye ko icumbikirwa muri Congo. Mwiyaranje muyijyane kure ya Congo. Nibwo buryo kugira ngo tugarure umutekano wacu. Nibwo narimbonye umuyobozi wa Congo, ufite umuyobozi wo muri Congo making a sense, ufite ubwonko butekereza neza nk'umunyapolitiki. Naho ibyo kumva yuko uzabika FDLR warangiza ugakomeza kwidegembya mu mutekano usesuye, hari FDLR hari n'amabuye ntago byavamo. Donc Maritefa niwe muntu wenyine wabashe kureba kure, niyo mpamvu nanabwira abakongomani ngo bazamutore. Otherwise kuza abantu bakigaragambiriza Urwanda ngo bagakora hate speech bagatuka umukuru w'igihugu cyacu, abanyekongo batuka Perezida Kagame, urabumva ntabwo ari umuco w'abanyarwanda. Kandi Kisekedi abitse FDLR by'ukuri kubika FDLR umbereye umwanzi. Ugendera kuki uvuga yuko ntago abanyarwanda uzabona bakoze imyigaragambyo yo kwamagana Kisekedi bamutuka Kisekedi reka. Hanyuma ugendera kuki uvuga yuko FDLR iramutse ikuye muri Congo amahoro yataha? Sinabisobanura se. Niyo yabujije amahoro ab'ubwoko bwakomotsemo M23, kandi M23 yatangiye iharanira uburenganzira bw'ubwoko bw'iwabo. Nyuma iravuga ngo reka tuharanire uburenganzira cyangwa se umutekano uwo bari kwicwa bose, tutarebye ngo nabi wacu, tutarebye bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, tutarebye n'abatutsi, tutarebye. Hanyuma M23 ni abanyamurenge ubwabo cyangwa ni abakongomani muri rusange? Uravuze M23 ni abanyamurenge ubwabo cyangwa ni abakongomani muri rusange? Oya, Perezida yavuze ko yabajije Kisekedi mu nama i Nairobi, akamubaza ngo ariko ubundi abo bantu bundi ni abakongomani cyane abanyarwanda. Ndaravuga ati ni abakongomani. Ndavuga ati icyo kiroroshye ubwo wemera ko nawe ari abakongomani. So ni abanyarwanda, n'abantu bavuga Ikinyarwanda ariko ubwo imipaka yakatwaga bagiye ku gice cya Congo. So aho ngoro nashaka kuvuga ngo ni ubuntu bwa dimension ya 4, utari wa dimension ya 4 ibyo wavuga byose ntago babikora. Uretse n'ubango wenda niyo yaba yakoze yabibwiye n'undi, ariko exactly bikaba bihura na message natanze. Bivuze ngo mfite ubwonko butekereza igikenewe. Ntago rero ufite dimension ya mbere cyangwa ya kabiri wabasha gutekereza ko icyo ari cyo gikenewe. Wasanga abandi batekereza ngo Urwanda nirutere Congo ruyirusha imbaraga ruyivuture, undi muri Congo ati mutere u Rwanda mu ruvuture, undi ati tujye kusaba sanction ku Rwanda. Kandi His Excellency ravuze ati niyo twarwanisha amabuye n'ibiti n'ikise n'ibinonko, ariko ntago tushobora kwemera ko genocide yongera kuba mu Rwanda. Ni ngovuga ngo ntago twakemera yuko FDLR iza gufata ubutegetsi mu Rwanda kabiri. Ntago twakemera ko iza guhabwa imyanya mu Rwanda kuko byerega nibyo abazungu bashaka gupushinga n'abandi abanyapolitike ba opposition baba mu Rwanda, njya mbabona bo umugore
yigeze kubivuga ageze arabicishika sinzi wenda wamubwiye ati uri kubyina mbere y'umuziki hanyuma so akavuga ati mu izo za FDLR bazizane bakora ibiganiro barusha ya kabiri bla 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 ubwo nyine ubwo ni nkuvuga ngo nabo bajye bavange mu gisirikare bla 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 babahe abaministri runaka bla 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 babahe abadepite runaka kandi ubwo nibaza nubundi abaturutse bagaca muto bashaka kwashyira mu myanya uyu munsi abantu bafite imyanya ikomeye barahari bahoze muri FDL cyangwa se bahoze muri za rire n'izindi zarwanyaga u Rwanda ariko icyo bashaka icyo gihe no kuvuga ngo bazaza nka FDL na ya ideology nkubwira ikintu cyahita gikurikiraho nyine bamaze kwinjira mu gisirikare muri politike bafite abaministri nyine ikintu cyahita gikurikiraho bahita bagukubitira urwibutso rw'abahutu l'autre jour cyase undi mwaka bakarushyiramo abantu kubera iki baba bahari kugira ngo ibyo bintu babiharanire babirwanire babishyiro kandi sinzi niba abantu barasomye tabananditse nkota mboni y'abato ntago ari byo ntago ari ukuri nta nubwo byafasha abanyarwanda nubwo rimwe na rimwe umuntu azagafatirana abaturage badatekereza byimbitse agahita bemeza ko bikwiye kandi ari byo icyo gihe mbisobanura ntabwo nshaka kubigarukamo ko iyo mbivuze abantu bamwe bandewe igitsure njya mbibona ariko ko nahamagawe n'Imana mba nzi neza ko icyo kuko mba numva ko aricyo gikwiye kubwirwa abanyarwanda si uko mba nyobeye ko uri bunyange cyangwa uri bundebe nabi ariko ntabwo mbikoze kugira ngo wenda mbigupompe ngenda nkweretse uburyo nakoze iyo raisonnement none ndavuga ngo wowe gerageza kurekura bias yawe kuvuga ngo ndi kuri uru ruhande ariko ugereze kumva jenoside y'abayahudi yakozwe n'abaki abanazi n'abadage bapfanaga iki donc jenoside y'abayahudi yakozwe n'abanazi abanazi bari igice cy'abadage ntabwo abadage bose bari abanazi ni nk'uko jenoside yo mu Rwanda yakorewe abatutsi yakozwe n'interahamwe n'abandi bahezanguni bari abahutu ariko ntabwo abahutu bose bakoze jenoside ariko ngiye ndi gusobanura logique ndavuga ngo ubu se abarusiya n'abandi bose bahagurutse bajya guhagarika Hitler kugeza bamusanze Berlin agapfa bakavuga ko yagiye muri acide ko ntawe babonye nta murambo we babonye washaka kumbwira ko barinze bagera i Berlin nta mudage upfuye yaka bikunda hari umudage ndavuga umusivile ubwo abanazi bo ntitubabaza abanazi barahwase ariko hari n'abadage bashobora kuba barapfuye ariko sindabona ahantu hari urwibutso rw'abayahudi ngo ku ruhande rwabo bashyireho n'urwo badage baba barapfuye jenoside iri guhagarikwa y'abayahudi kuri icyo ngicyo nkahita mbwira abantu rero nti please mwoye guhubuka ntabwo hakeneye urwibutso rw'abahutu nta nubwo ukifite logique mwebwe wenda urwita wowe ureba kadetaye ariko ibyo ngibyo iyaba byari ukuri n'umudage ufite umwana we cyangwa nyina cyangwa se wapfuye abarusiya bari kwavansa nyine bajya guhagarika genocide bajya guhagarika abanazi bajya guhagarika leta ya Hitler wowe leta nawe arekara mu rwo rwibutso ntabwo ari byo kabiri hari ikintu abantu barakariye kuri bamuriki wenda n'igihe ntakivugana ko atari ko kwiteza ibibazo ariko iyo ari umuhamagaro wawe urihangana ariko ngese ku rundi ruhande nkavuga se wowe undakarira ko nkubwiye ikintu ko nyumva n'ukuntu develop igitekerezo nawe develop igitekerezo cyawe unyumvishe numve gifite uwo muntu uzi ukuntu ahita kugira ngo reka mubwire ukuntu wanjye yapfuye iyo detail ntakiri bufashe ntago utekerereza igihugu ushingiye kuri detail sinzi hari igihe umuntu ni nkuko wenda twa turi kudebata intambara ibera muri Congo cyangwa se intambara yo muri Congo nge nkakwereka uburyo uyari mukuri uwo ajya kunsobanurira uburyo uri mukuri nguzi ko ngo bote yandiye ngo urwara rugafata mu nyama nguzi ko ngo hasazamo na kanseri iyo detail ikumpa ntagira dufasha kureba the big picture ntago bikunda wenda ntana kujyana ahantu tutari twatangiye twerekera ariko muri iki gitabo cyane nabisobanuye ngerageza kugaragaza uburyo ibintu n'ibindi bimeze avuga rero ngo ni umuhamagaro gusa warangoye ni na kenshi bica ko hatarika ibi bintu iyo mbirika kumza pasiteri ubwiriza ngo haranditswe ngo kumbona abantu bari kundakarira
ariko uzi none hari igihe ugera none ukabona hafi impande nimba tubyise impande niba ariko nabyita zombi zimeze nk'izagufashe nk'umubisha kwatsi noneho birangiye bigenze ariko yari umuhamagaro uratuza none zagize ngo buriya na Yesu yari muri buhanuzi bw'Arwa ngo abonaga buri biryo niwo mbangiye ngo niba ari mbangiye umugeri cyangwa se nkubise umugeri cyangwa se Mose abantu bamurwanyaga bakorana badatani mubo yasohoye muri Egiputa ntibarimo muwe kwe mureta ko size ntibarimo so hari igihe ukora ikintu ugikoreye neza y'abantu umwe akagushinja ngo waguriwe bagurirwa nawe niburiye 5 wenda kandi umuntu akagushinja ngo bakuguriye ejo mu gitondo akanavuga ngo wabuze 100,000 ngo wishyura ahantu rubine nanakoresha logique aboneka ibyo bintu biri bidahura wowe wabikoze kuko ari byo wemeranya nabyo umva inyurabwenge ubwenge Imana guhaye umwuka ukuriho n'amavuta kuri ya dimension ya kane kumva ari byo bikwiye ni nko wenda wanyumvishe ndi kuvuga ngo Martefa yuru nafate abanyekonga babwire bigaragambye basaba ko UN cyangwa se UN ifatanyije n'ubuyobozi bw'igihugu cyabo bakura FDL ku butaka bw'iwabo wari kunyumva bivuga ariko batari ko se mutabazi n'ukwanga Kisekedi kajya kutegeka no ndi kubona aricyo gikwiye cyafasha Congo kugira umutekano mu gihe undi wari gushaka kugira ngo anjyane mu budetaye bundi bwo hasi so wenda ntabigize birebire nishimiye yuko icyo umwuka w'Imana yanshishijemo kiri gushyirwa mu bikorwa kuyenda guhita umbaza ngo se ngo ubwo Martefa rero kumviye nta nimero yengira si donc ntaganyumvira sindi umukoresha we gusa kuba yarakoze icyo umwuka yanashyize ku mutima kari cyo gisubizo abakongomani bose niba muyoboke ariko reba nk'urugero abaturage bacanye umuriro kuri Kisekedi agafata ibyo 73 akabwira UN ati mubivane kuri ubutaka bwa Congo umunyarwanda wese wageze muri Congo 94 n'urubyaro yaba yarabyaye mudufashe wenda waje muri 2005 azanywe na business akayakinca ariko abo baje icyo gihe bakaguma mu mashyamba bakayagumamo bakayakuriramo mudufashe ntituvuze ko bose ari babi ariko mubajyane kure Fayulu yakoresheje muri bango éloigner de notre pays Congo so mu byukuri byaba ari igisubizo kandi n'abantu wenda bajye batekereza mutabazi bari ibindi ashaka ubwo ngewe icyo Imana yampamagaye mba ngikoze sigara ntegereje ko yampamagaye impemba cyangwa se ingenzi uko yo yagennye izangenza nimara gukora icyo ngicyo yantoranyije gukora ntago ari bya bose rero wenda aho nahita no guhawe urugero ari ukuntu wenda umuntu aza akabase mutabazi avuze biriya nkatire mu dimansi akabigira urubanza hagize undi mukozi w'Imana cyangwa se nduzavuga ati ngiye iki kintu nanjye nagitekereje numva ko cyafasha Congo none se ubwo nabonye icyafasha Congo nayoberwa icyafasha u Rwanda ntago bishoboka umpaye umwanya utandakariye cyangwa se ngo umpindure umwanzi wawe ntazi mu yihe essence so mu byukuri navuga ngo nago ndo kurwanya kandi buryo umuntu Imana so rero wenda icyo nicyo mangereza kwereka abantu gusabira afata igihe ntaga na Yesu ntaga abantu bose bahise bamwemera arabamwemeye ari uko amaze kuzuka arabamwemeye ari uko yohereje mwuka wera cyangwa se data yohereje mwuka wera kandi n'abataramwemera na bugingo n'ubu n'abazamwemera garo aya hari igihe azagaruka aje kurwana intambara ya Armageddon second coming buri wese azamwemera bibiravanga amavi yose nashaka azaba ya rusofero ngo azapfukama icyo gihe cyo ni cya gihe nyine buri wese aremera so reka mvuga iki ngiki kivuga ngo rero dimension ya kane ntago ari ibintu baterera bajya impaka uyifite nawe icyo natekereje ari kugitekereza bihita binyibutsa ikintu Imana igeze imbwira ngo igihugu cyose hari igihe kizagera wenda gishakwa kitaragera igihugu cyose gifite ibibazo mu gihugu baramutse baguhaye amakuru yose ntacyo wasizeyo mu mateka bimeze gutya byatangiye gutya ibibazo bifitanywe nande ati igihugu cyose ati kuva ku bikennye no kubikize icyo gihe yamaye urugero rwa Canada sinzi impamvu yamaye urugero rwa Canada n'ibihugu bikize nka za Canada icyo gihe bashobora kuzajya bakwitabaza kandi igihugu cyose kizabasha kwitabaza ugafata umwanya wo kwiga ku kibazo cyabo ukababwira icyo bakora kugira ngo gikemuke kizakemuka icyo gihe nari nshonje byataye icyo gihe navuze nti iyi nzara ntabwo izahora iteka
kuko nakemeye ikibazo, reba nakemeye ikibazo cya Canada. Bajya ngo bamwita Trudeau, umuyobozi wabo bamwita Trudeau. Yansinyira abanyakanada amanuka ameze neza. Yansinyira abanyakanada amanuka ameze neza, cyangwa se nkava aho ngaho njya mu yindi conference ngenda, ugasanga ubaye umunyamumaro kuko Imana yaguhaye kuba gusigwa kwa 4e dimension. Rimwe na rimwe bitera ubwoba, rimwe na rimwe bitera kameze nka depression, kuko ureba ukuntu abantu bari kukurakara rwata iyo mba ndi kubwiriza ibyanditswe kandi abantu nibo bandakariye. Iyo mba ndimo mvuga ngo haranditswe ngo, iyo mba ndimo mvuga ngo kira indwara yawe, iyo mba ndimo mvuga ngo dayimoni nisohoke, yewe reka wenda mbaze nk'ibindi bibazo, ariko ngiye byanejeje ko Martin Fayulu cyangwa se byanejeje ko byibuza Congo ifite umuntu uri sensible, usobanukiye politiki icyo ari cyo. Kuko mbona Tshisekedi yitwara nk'umwarimu wa materineri, byibuza Martin Fayulu yitwara nk'umunyapolitiki. Hanyuma twizere yuko Martin Fayulu amaze gufata ubutegetsi cyangwa agize ku ngoma, FDLR yava muri Congo. Icya mbere tubanze tubone ko Martin Fayulu niwe watsinze mu 2017. Katolika niwe yabitangaje. Umuntu wumva atemeranya na papa watangaje ko, cyangwa se kardinali wo muri Congo, cyangwa se musenyeri muri Congo, ariko Katolika niwe yabitangaje muri Congo. Ubwo niyo mpamvu mvuze papa nuko Katolika ariko nta kintu bari munsi y'ubuyobozi bwa oya. Katolika niyo ihemba igisirikare cya Congo, niyo ijyana amafaranga yo guhemba. Ubwo urumva umuntu nta kintu abaze, aba ari umuntu uzi ubwino, abaza amakuru. So Katolika rero yari yabibonye ko Martin Fayulu watsinze, ariko nyine barabigobyora, kandi ababigobyoraga nyine ubwo nimbara n'abazungu baciye no muri Kabila Kongo yakoze akantu abantu bahora bibaza, uko buriya Tshisekedi ise ni Tshisekedi nyine ndetse na Tshisekedi yaropoza rero. Nuvuga ngo Tshisekedi yaropoza, nuvuga ngo Kabila yafashe ubutegetsi abuhereza umwopoza cyangwa umwana umwopoza. Ariko nyine byose muri politike baba bamaze kwemeranya no kugira ibyo n'igihe bavuga ati urabugiyeho by'izina, ariko wenda imyanzuro zagiye ihabwa gutya mu buryo ubu n'ubu, bakagira ibyo babahanaho as a compromise. So reka wenda mbaze ibindi, kuko ibibazo byawe bishobora kuba bitarangirira kuri Martin Fayulu. Hari ukuntu mba mbona abantu munabyigurutsa, ahubwo bikarangira mufite ubwoba nk'ubwa Kenisi ngo twitegure ngo batwitegure, ariko baramuhumurije muri rusange. Akazinga karagwa kagashyira ku mutwe akicara mu muryango, akabafata amafaranga akayashyira ku yandi makonte kugira niyambuke ibintu byaba bimeze neza. Reka tuve kuri iyo ngingo ya Congo ndetse n'abo ba Martin Fayulu n'ubundi yafite. Reka dukomeze. Reka tuve kuri iyo ngingo n'ubundi yo muri Congo, twigarukira ahubwo hano iwacu mu Rwanda mu rw'imisozi igihumbi, aho amahoro n'ubundi amahoro ari menshi, kuko na Perezida wa Repubulika aratubwiye ati mwe mutuze. Ubu noneho musinzire, ubu twicaye ku mutogoto w'inkono kwa nyir'ijambo rya musinzire twateguye nta ntambara izaza mu Rwanda. Kandi tunabizi ko mu buryo bw'ubutasi ntago bapanga kudutera, biriya barimo no kwigarurira abanyekongo n'amarangamutima ngo bazabaha amajwi ngo turabatoye muzadukubitira u Rwanda, ariko bitazigera bibaho, ntago bishoboka. Kandi na Kabila urumva ko ari we warekuriye Tshisekedi, yigeze kumara imyaka 3 nta matora yabaye, aho ravuga ngo ni impamvu y'umutekano muke ngo u Rwanda rwara. N'uyu yatangiye kubivuga nabyo, ni impamvu y'umutekano muke ngo u Rwanda rwaranteye. Rero ibyo Tshisekedi ari gukora nibyo Kabila ari gukora, kandi Kabila niwe wamuhaye ingoma, wasanga nawe uri kumukorera ukimuha kanuni. Rero abanyekongo bareka kubakinira ku mitwe, kandi iyo bibaye ngombwa ko abantu bapfa, hapfa abanyekongo, ndetse n'abanyarwanda bapfa, n'abanyekongo bapfa. So rero igihe bazahindurira umutima noneho bakadesida gutera u Rwanda, ni ukuzakubitwa nyine zasagutse kuri Kitona. Ibyo byo kandi bizabera iyo ngiyo, donc umunyarwanda we byamusinzire nimba utuye Gasogi. Nibiba ngombwa gukubita umuntu tuzamukubitira mu gafuka, kandi Gasogi si mu gafuka kariyo. So abanyarwanda batuze rero ni amahoro, n'ejo n'ayandi. Natwe tusakaza amahoro. Reka tuvuge ngo reka twigarukire mu rw'imisozi igihumbi hano iwacu mu Rwanda. Mu minsi cyangwa mu masaha atari menshi twabonye inkuru ndetse yasaga naho hari ubwiru bukomeye, kugeza ku munota wa nyuma nibwo itangazamakuru ryabimenye ndetse n'abantu bose, yuko Prince Kid amaze gusezerana na Elisa. Nawe ushobora kuba wabimenye mbere cyangwa wabimenye nyuma? Nabimenye bari mu murenge. Menya nawe bari bwiyakirira, ariko sinagiyeyo. Mu by'ukuri se ubundi tugaruke kuri no nkuru ya Prince Kid, mbere yuko Prince Kid agaragaraho iriya kesi
tudashatse kuba twavuga ariko abantu badukurikira bazi, wari umuzi? ntabwo nari nzi n'izina rye, ntabyo nari nzi. Buriya ibintu bya minsi byacaga mu maso yanjye gutya ukabibona bigenda. ntabwo rero namenyaga ninde ubitegura, ntabyo nari nzi. So namubonye kuriya. Nyuma ari mageragere namenye yuko yanyibajije, wenda akeka ko namwe fatiye ku gahanga ko ari cyo wenda nabigize personal, cyangwa se hari impamvu mbikora, ariko ntayo. Azanyihangana kandi abimbabariremo, kandi urugo rw'Imana izaruha umugisha. So nabibonye gusa saga igiye hanze, nyivuga ko numvaga bivuga ku bana bacu, urubyiruko rwacu, imyaka 18 19, burya bari abana bakiva mu myaka yo kutitekerereza, nkumva ari ibintu negereje umutima. Nyuma uko bigenda bimara igihe, ukagenda ubona ko bishobora kuba birimo akagambane, birimo amakuru menshi avangavanze, amakuru menshi ya gatumwa, aho umuntu nyine atanga amakuru kuko ari wamubwiye ati genda uyatange muri uyu mujyo. Ibyo bintera kuvuga ngo reka mbiharire inkiko, aho bizabyerekeza ubwo nyine tuzavuga ngo nuko byari biri. So ubutabera bwacu burigenga. Kuri Kidi, Christopher yaratashye, kandi wenda abantu baravuga ngo no poza. Ibyo rero hari icyo biba bishatse gusobanura, nuvuga ngo no kubopoza ntibivuze ngo bakujajingira muri opposition, bakujajingira amategeko n'ibimenyetso. Rero Rwanda hari urwego rugezeho mu buryo bwo kubaka ubutabera na human rights, no kuba nyine icyo gihugu kiri kuri urwo, kuko hari ijambo umuhanga yaravuze ngo igihugu cyica amategeko, donc ubuyobozi bw'igihugu bukica amategeko, igihe cyose bwumva hari umuntu ubumenashije cyangwa se ubukoreye ikintu kiwangamiye, ngo icyo gihugu kiba gisatiriye ko abanyagitugu, dictatorship. Ariko nyine uraje ukoze ibintu bitari byo, tajya numva mvuga bya Christopher nanjye nemeranyaga n'ibyo yakoragaho, yavugaga ibintu umuntu utariza ashobora kujya inyuma, ariko njyewe imboni yanjye mbona yuko ari kusa n'utera abaturage kurakarira ubuyobozi bwabo, kandi in vain, mu bitari byo. Ngo ubundi ngo tware uburyo abaturage bakira, ariko nabivugaga ajyana ibiganza ati bakira, ariko njye uburyo ari kubivuga mbona ko butakora. Ariko umuturage we aravuga ati bivuzwe na Dr. Maidia, n'umuturage ahita bati buriya kuba credit kuyishyura byarananiye no kubera leta. Kumbi wenda bakagenda banatanga ingero ngo reba wenda transport irimo abantu bake, kuki batareka abantu bose ngo bagiye bakore. Ariko mwamenye ukuntu Korea y'Amajyepfo yazamutse, copy paste ni nkakora mu Rwanda bimeze. None se Korea y'Amajyepfo uyu munsi ahantu igeze murahazi? Uyu munsi Samsung amafaranga yinjiza ashobora kuba kubye budget y'u Rwanda inshuro 100. Ese twe tugeze ku rwego nubwo byadutwara the cost, icyo sacrifice cyangwa se icyo gitambo, ariko tukazageraho tugira societe iri ku rwego ya Samsung niyo bya mu myaka 30, utekereza ko bitaba ari mu nyungu z'abana bacu n'abuzukuru bacu. Ariko murashaka gusenya ubwo buryo bwo kubaka ubukungu. So nge nabirebera nkavuga nti ibi ngibi nubwo bo batabibona, ariko ngiye muri 4e dimension ndabibona rwose pe. Ariko si cyo nanshatse kuvuga ngo gusa kumurekura hari icyo byagaragaje ku butabera bwacu. So twigarukiye kuri Kidi, nawe nanizeye ubwo butabera burekura Christopher, wabeshye abaturage bigatuma bashobora kuba bakanga ubutegetsi bwabo, nubwo byabasha kubona bake ko yabeshyaga abaturage. Ninjye ubasha kubibona, ariko sinzi nimba abandi babibona. Abandi bo bahita murakarira wenda mu, ariko njye mba mbona neza icyo ari gukora n'uburyo atari mukuri. Ariko nanone se umuntu wese wibeshya muri science ya science buriya namukondana, kuko economically bijyari gutekereza sibyo byatanga umusaruro nk'ibihari. Ariko nanone aho tutahinjira. Rero Kidi araburanye, bashyize mu hezo kubera impamvu mboneza bupfura. Bazanye abatangabuhamya ngo baragarutse, bamwe ngo basinye ibi, Elisa baramufunze, baramurekuye na avoka na notaire baramurekuye. Bigaragara ko byahise bigaragara ko birimo akagamba. Abantu bamwe bazanamo mistori n'abandi byose ko harimo akagamba.
kimwe cyo cyambangamiye ni uko urubyiruko rwabyegereje umutima rubijyamo rwarangije kugira bias yo kujya ku ruhande rwa kid. Nyine ubwo barwana intambara yabo muri media y'amagambo yo basa n'abafata Jolly bamuhindura umuntu utari mwiza, ukabona atari byo kuko ntawe uzi ukuri kwa hariya. Nagira kubeshya ngo biriya bintu azi ukuri kwabyo kuzuye, azaba kubeshya. Biriya bintu biredetinze my dear, biriya bintu biredetinze. Donc nge mbara ko harimo groupe ebyiri zifite ibyo zihanganira, kandi izo groupe ntizigaragara. Hari kugaragara Jolly na Kid, ariko izo groupe ebyiri zirahari inyuma y'abo bantu babiri. Ntabwo rero mpita mvuga ngo uyu ni mubi uyu ni mwiza. Ibintu rero iyo byajemo abo banyembaraga bikamera nk'ibyo muri Chiacide. Nkunda gusaba urubyiruko mwigegereza umutima, mutazamarana cyangwa mutazagirana urwango rudafite icyo risobanura, rudafite impamvu ifatika cyangwa se yumvikana. So ariko nyine igitangaza cyabereye abantu bose gitangaza, nubwo bamwe babicecetse nyine kubera kwa kundi bakunze Kid. Nanjye ariko ndamukunda buriya. Nge nk'ubusanzwe namwanga nako baramo umuntu utari mwiza. Kuko Kid nta kintu afite cyo kwangika gihari, ntago gihari pe. Biragoye ko byansaba ko nkubaza ukansobanurira, ntacyo mbona cyatuma wanga Kid. Nanjye kandi. Ariko ku rundi ruhande ku itariki 10 nibwo azajya hehe kuburana kujurira, kandi ushobora gusubirayo bakawatikira guha mu gafungo. Ariko we ahita ajya mu murenge, donc ubwo yabaye umugore we Elisa mu buryo bw'amategeko. Oya ni mu buryo bwemewe. Kuva ari mu mategeko batarajya mu rusengero, wenda sinzi iby'imyizere yabo, ariko bisobanuye yuko n'uyu munsi batandukanye bavuga ko bagabana nimba basezanye ivangamutungo. Bivuze ngo umutungo Elisa ufite access. Ikintu cya mbere mpita nkeka no bangwe se aravuga ati ninanagenda azasigarana imitungo nzikiri mu maboko y'umuntu wemewe kumfungirwa. Donc ubona wakomeza kurasanira inyungu zanjye, wakomeza business ariko akayikomeza nzi neza ko ibyanjye barasigara babirya. Tudashidikanya ko Elisa mu bishoboka byose umutungo wa Prince Kid Elisa yawujugunya hejuru mu buryo bwo kugira kujugunya hejuru. Nicyo bivuga ngo yaramwizeye n'umutungo we. Nyine yafata umutungo akawujugunya kugira abone Prince Kid. Noneho hari igihe umuntu avuga ati ibyanjye bitazasigara byandagaye ku gasozi. Kabiri ariko ashobora no kuba yifitiye icyizere avuga ati nta elema nshyashya babonye mu bujure, n'ubundi nzabatsinda nk'uko nabatsinze bwa mbere. Ariko nk'uko nakubwiye ngo barimo ama equipe ari inyuma, hari igihe equipe yawe yasikira rwose ukisanga bayiteye igitego. Ushobora gutsinda nk'ukuntu hari igihe ikipe itsinda indi muri muri retour bakazagira gute bakazayishyura, bahinza bakabara ko mwatsindanye bagasanga hari ahantu mba nanze gusa kubyegereza umutima, ariko hari ahantu harimo ibibaragabaraga. Twifurize Prince Kid kubitsinda. So turifuriza Prince Kid ko ikipe yazakina ikarita yayo neza, ikemera guhara ibyo igomba guhara nimba biri ngombwa. Nabasha kubwira Prince Kid na team ye ngo think like politicians. Think like politicians. Byarushaho kuba gutanga igisubizo cyiza. Ariko wenda ashobora no kuba yarabikoze, no kuba yarasezeranye akavuga ati nuko nari maze kugira icyizere cyuzuye. Gusa ari umuntu wanakubwiye ati hari uko nzabikugiramo bigende neza. Ndi kubona uhise ujya mu murenge mutarajya mu rukiko byaba soupçonnable cyangwa se bimeze nk'ibigutuma abantu bagatari kuzi ko urubanza amaze kurugura abaho, ko yamaze no kumenya uko bizarangira. Rero umuntu yabikubuza yavuga ati tegereza ruhite tuzakora ku buryo banarusoma vuba, nyuma y'icyumweru bagahita rusoma cyangwa iminsi 3 bahita kugira umwere ugende noneho ubukore rwose ubukore. So ariko angaha urumva ni komeza guessinga. Ubundi uri muri searcher buri kintu cyose ukitekerezaho none ukareba igifite ireme ryinshi. Hari n'ikindi gishoboka akaba anyereje uwo bita mu Gifaransa témoignage, kuko buriya umugore wawe ashatse bamubwiye ngo naza gushinja aravuga ati ya ntabwo nashinja umugabo wanjye, arabyemerewe. Ariko mbere yitwaga mutangabuhamya, ubu ni umugore we. Azagaruka mu rukiko hari ibintu ashobora kubwira Elisa ngo vayo bivuga, akavuga ngo no ndi umugore we. Kandi mu by'ukuri ari kubivuga mbere, kandi mu gihe kiri gutangabuhamya atari kubona ahera yimana ayo makuru.
mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ntabwo mvuze ngo nibyo byabaye, ariko hari igihe avoka ashobora kwereka ko ari imwe muri alternative ufite, akaba atarya simukundana, ati buriya uzi ko umushatse kuko buriya abavoka baba babifata nka game, nubwo twe tubifata nk'ibintu bya danje, bo babifata ngo arashyiramo ino karita nanjye ndakiniye ikarita, navuga iby'amajwi tuzayahakana, tuzayigurutsa. So buri kintu cyose bazi ngo niyataka gutya na contract akagurya, bo rero javuga ati kuko nzi ko bashobora kuzatakira muri yange, buriya mukoze mariage angle yo kwatakiramo yaba igize gute. Donc abavoka rero babazi byinshi, ariko ntagiye kure, reka twizere ko azatabaruka amahoro. Ruriya rugo abanyarwanda bose banezezwa no kurubona rwabyaye baruhembye, ni kapo inspiring abanyarwanda benshi bifuza kutayibona mu kaga no manzaganya no mu byago. Rero keretse abaye wenda hari ibyo yakoze bibi cyane bitari byo kwihanganirwa, naho amategeko azakurikizwe nkuko yari yakurikijwe wenda mu bwa mbere rukatwa, sinzi ko nabyita, gusa nibyo nifuza, nibyo abanyarwanda benshi mu mboni yanjye mbona ko bifuza, kandi dufite icyizere ubutabera bwacu, ndumva ntarenza kuri ayo ngayo. Ndumva twasubikira kuri Prince Kid, tumwifuriza urugo rwiza, tumwifurize ndetse no gutsinda buriya bujurire. Ni ubushinjacyaha nibwo bwajuriye. Uyu munsi arategereje umunsi wa nyuma, cyangwa iyo tariki. Ntabwo ari umunsi wa nyuma kuko bishobora no kuzakomeza. Hari ubwo bajurira rimwe se? Kera mu Rwanda abantu bari bazi ko iyo ubushinjacyaha bwagushinjije ugomba no guhamwa n'icyaha, ariko tumaze nyine n'ibyo bya Christopher, hari n'ibindi bitandukanye byamaze kugaragara ko ubushinjacyaha bushobora kujurira ukabutsinda. So ari hano nakuse ubucamanza bubwira executive ngo ibyo bimenyetso uzanye ntibyuzuye, nta nubwo twabishinjirizaho icyaha umuntu, biba bigaragaye ko bwigenga kandi butanga icyizere. So gusa nanone abantu boye kwirara, abamukunda bakomeza bamusengere kuko byose birashoboka imbere y'umucamanza. Kandi kamikamu n'umutima we ajya kurongora mbere yo kujya kuburana, nta wari uzi aziki, nta wari uzi iki n'iki. Gusa ibiri kumbabaza ndakomeza kuvuga kuki jori bamukururamo kandi bagashaka kumugira umuntu mubi no kumwangisha abantu. Ntabwo ariko tuzi impamvu. Ntabwo ari byo, nawe ntabwo ari byo. Abantu muri showbiz rega bakora amakosa ndabazi. Ibiriya by'amajwi se nturi kubibona. Kandi ingingo ya 23 mu itegeko nshinga itabyemera. Umuntu akaza agahita afata amajwi agahita ajya ari akayakina, agasebya umuntu muri ruhame, akabafashe agakubitaho Anita Pendo, bakavuga ngo ni showbiz, ariko showbiz uri gusebya umuntu. Anita afite abana, don't play your funny games. Wikina iyo mikino yawe ku muntu afite umuryango. Ariko ibyo byose nimba mbikuvuga gutyo nuko abantu muri showbiz bajya bakora amakosa bagahonyora amategeko cyangwa se rights z'abandi, bagakomeza kubyita showbiz freedom, ngenda afite ubwino, kandi ugasanga sibyo. Jori ntiwamenya ari implike kuva nese nk'urugero Jori yabijemo nko kuvuga ngo ndabona abana bararenganye, ndumva umutima nama wanjye unyemeza ko ibi bintu bikwiye guhagarara, ko ibi bintu bikwiye guhabwa umurongo. Mu by'ukuri ugiye kumurakarira, uzi ibyazi kabiri katari uzabyexecute umucamanza ari netre yigenga, wabiretse. Gatatu, none se nimba Jori yiyumva ko nawe ari umunyabusiness, akumva ko aravuga ngo ashaka gutwara ariya rushanwa, nese rero rushanwa rigira nyiraryo. Nawe buriya twicaranye wari twara nanjye numva bindimo mbifite ubushobozi ajya kuri twara. Ni iryo Rwanda, umunyarwanda umwe mu banyarwanda ashobora kugenda kariyobora, cyangwa se babiri bakariyobora. Sinzi impamvu abantu muri showbiz bari barafashe ko ririya shano rya Nyampinga ryari nk'irya Prince Kid ku giti cye. Ari nabajyaga bakoresha rwose izo mvuga ati rega nirye. Benshi bari bazi ko ari irye. Oya, ibyo bintu bazabireke, ntago ari byo. So mu by'ukuri barabyumvishe nabi, ni iry'igihugu, ahubwo nuko bari muhaye, bari muragije. So rero byo kwishyiramo ko ibintu umuntu abiragizwa by'iteka ryose, ibyo ni imyindi myumvire
itariyo. Ni nkuko hari ababaza ngo kubera iki umuntu ngo motion ngo Moses ngo yeguzwa muri company ye, ariko no nimba ifite umutungo wa miliyari 3 se niwe wazishyizemo, we yazanye wenda igitekerezo, azana skills na talent, ariko harabashoyemo inote zabo. Steve Jobs bamweguje muri Apple kandi ari we wayishinze, ariko hari abazanyemo miliyari zabo. Ntago rero nibatekereza gukura ku buyobozi bw'icyo kigo cyoza imigabane yawe urabukifitemo nuko babikoze. So ugasanga rero ubwo ndi kwereka ko showbiz baba mu marangamutima bakanirengagiza iki tegeko rivuga cyangwa se icyo ukuri kw'ibintu kuvuga. Rero reka mvuge ngo ngiye mufata Jolly nk'umuntu uri muri business wiyaminiye ko nkuko ategura rya Tanzania rya East Africa. Sinzi donc simbona impamvu yo kumwangisha abantu, kuko abantu bafite utuntu tutari official cyangwa se bazabiregere mu rukiko, ibyo nabyo biburanwe, kuko ibyo abantu bafite ku ma Twitter space n'ibindi bitandukanye biba birimo tugambo biba birimo ibihuha byinshi cyangwa se amakuru mpimbano cyangwa amakuru atari yo kwizerwa menshi. So twavuga ngo kidagaruke twagira abantu bareke kwibasira uriya mwana w'umukobwa, ntago ari cyo gikwiye. Kandi showbiz yo ishobora biriya yavuga ngo urwango ruriyo, abantu baba bati ni prank n'iki, ati urwango ruriyo. Ibintu bya showbiz abantu bazashiduka ari aba jeune bangana bafite urwango rwa nyarwo, kandi byaratangiye babyita ngo ni social media showbiz and everything. Bamwe gashinja bamwe ngo baratwitse. Biriya bintu biri so ntago bikwiye. So rero icyo kintu rwose niyumvamo nanjye kuvuga ngo navuga ku kid mvuga ngo navuga ngo turifuza ko ataha, nakivuga ngo turifuza ko yongera gutsinda, ariko kuri ruhande on the other side ntago nshaka ko uriya mwana abigwamo kubera uko showbiz yubatse cyangwa se iri. Rero nkavuga ngo ibindi muri business umuntu abona warafatisha ashobora kuvuga ati nanjye ririya soko ndarishaka. N'uguhangana ariko kutari kwa kundi k'ubugome. Apple ishobora gushaka gukura ku isoko handle za Microsoft, abandi nabo bakavuga ati natwe turaje tubakubite. Ntabwo rero bikwiye kuvamo urundi rwango ruri personal, ahubwo nuko business imera cyane ikimera. Ni nkuko waba uri ufite umwanya wo mu buyobozi mu gihugu, umuntu ashobora ati uriya mwanya ndawushaka, iriya ntebe ndayishaka, ntago ari icyaha. Nimba yishatse mu nzira nzima agaragaza ko ashoboye, nimba yishatse mu nzira nzima yegera abantu muri system bamwibonamo akavuga ati ariko ko mutandeba ne. So nubona rero bagushoboye bakagukubita inshuro bakakwigizayo, nawe genda usubira inyuma wisuganye, wenda ejo nawe uzabona uko utera uhagaze, uzagaruka wenda nawe, cyangwa se wenda aho harananiranye ujye muri private sector kandi performing neza. Sinzi competition iremewe muri business, ariko showbiz yo if you compete with someone babirema mu rwango, kandi mu biganiro bakora ugasanga bashobora kukwangisha rubanda, kandi ibyo bigize icyaha. Icyo bita kwangisha umuntu rubanda ni icyaha. So abantu rero bitonde babigende mu gake, bavuga turashaka kwidata barekera icyo bakurikira icyo bakore command kuri icyo, ariko yo kuzana undi muntu bakamugira mubi cyangwa se bavuge kuri Elisa bavuga ati ni intwari turamwemera, ariko ibyo kuzana uwo bashaka kugira shitani, bafata umwe bamugire marayika bamusingize, bafata undi bamugire shitani bashaka no kumutera amabuye. Icyo gihe ntabwo gikwiriye, kandi urubyiruko mu byo twari dukeneye ibyo ntibirimo. Ndumva araho nasore zavuga ngo urugo ruhire kuri Prince Kid, kandi Imana izamuhagarareho mu rubanza. Abanyarwanda noneho bavugiriza impundu nka za zindi bavugije cyagiye, noneho bazavuza iziruseho, babyare hungu na kobwa, nyine babe ya famiye abanyarwanda, inspire abanyarwanda benshi, kandi ibatera imbaraga ko bati haracyari abakobwa nka Elisa, kandi n'abakobwa bakavuga ngo haracyariho abagabo nka Prince Kid. Muntambara, reka tugushimire cyane rero kuba witabiriye ubutumire bwacu, ukemera kuganira natwe, ukaduha umwanya, ukagira ibyo uvuga byubaka. Harimo n'abumva ko bibasenye, ukabona ntabwo ari bo twita.
abantu bamwe ntabwo barasirimuka ku rwego yumva ko ushobora kugira ibitekerezo bitandukanye n'ibye kandi that's not personal. Ntabwo bishingiye ku rwango kuko bitera ikintu nakita nk'ubugwari. Iyo usigaye ujya kuvuga ibintu ukabanza kureba ibyo uri buhuzeho n'abantu, none ugashiduka utakivuga ibitekerezo byawe, usigaye uvuga ibyo ubona biri bwemerwe n'abantu. Mwese icyo nicyo bashaka mu Rwanda. Mu Rwanda constitution navuga ngo nous sommes une démocratie consensuelle adversité. Ngo turi demokarasi y'ubwumvikane ngo ariko ishingiye mu bw'agaciro ibitekerezo bitandukanye. Okay, aho ngaho bavugaga ibya politiki ariko n'ibindi bitandukanye buriya kugira ibitekerezo bitandukanye nicyo dukeneye kugira ngo ahubwo tugere kure. None ahubwo uburyo tugenda duhuza ibyo bitekerezo icyo bita brainstorming, bya bitekerezo bikaza kubyara ikintu. None se nimba wenda naravuga ngo Martin Fayulu nagenda yigaragambye FDLR bayisore muri Congo, ukiya ko nabyemeranya ngo n'abanyarwanda bose, ariko nicyo wenda Martin Fayulu yashyize mu bikorwa. None se nuko nta bindi bitekerezo yumvishe, ariko yarajongera akuramo igifite uburemere buruta ubw'ibindi. Uko nikorera abantu baka igihugu gikomeye, a great nation. Wubaka igihugu gikomeye kuko nawe ukomeye mu bitekerezo, ufite ibitekerezo biremereye. So ariko nta kintu tuzakora ngo dukureho chief minds, mind zidashaka kwemera umuntu uvuga igitekerezo gitandukanye n'ike. Ariko ibyo bifataho nko kutagira icyizere ibyawe, kuko ibyawe nimba biremereye bishyire hariya utananyatatse n'undi nabashyira ibye hariya, none abantu baze kubira bya bitekerezo byose bavuga atari ikintu nicyo gifite ireme rifatika. Yeah, God bless you. Imana ibaho umugisha kandi ukuri. Twese dusengere Prince Kid ko turamukunda, ariko nanone nidukunde uko tukunda Prince Kid tunakunda Miss Jory, and then igihugu kizahora kirimo abantu batandukanye bose tubakunde, dukure muri Jory byiza bimurimo, dukure muri Prince Kid byiza bimurimo, and we move forward. Yeah. Urakoze cyane rero. Urakoze. Ndumva nimero ye basanzwe bayizi. Ariko wayivuga no we na 0788 33 95 13.